nongere guha ikaze wowe utwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi, nongere no guha ikaze weho ugiye kutwumva uyu munsi ari wo munsi wa mbere udukurikiranye kuri kino kiganiro. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe amateka y'umunsi witiriwe Saint Valentin, aho abakundana bizihiza umunsi wa Saint Valentin. Ese byaba bikomoka he, byaba byaravuye he, kugira ngo twese twinjire muri kino kiganiro tuzi aho inkomoko ya Saint Valentin yavuye. Uyu munsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka, aho buri mwaka wizihizwa n'abantu bose bari mu ngeri zitandukanye ariko kandi baba bakundana. Uwo munsi urangwa nuko abakundana bose aho bava bakagera bibuka urukundo rwabo, uko bakundana, uko bakundanye, nuko imibereho y'urukundo rwabo imeze, bakarusubiramo bakizihiza uwo munsi w'urukundo rwabo, bakarwiza n'uwo munsi bitwa Saint Valentin. Basohokana cyane bahana impano zigiye zitandukanye kandi zidasa, ziganjemo indabyo. Umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri witwa Saint Valentin wabaye mu gihe cy'umwami witwa Claudius ahagana mu mwaka wa 269 na 273, aho n'imbere y'ivuka rya Yezu Kristo umwami wacu. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare habagaho umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi mukuru w'umwamikazi witwaga Juno, wafatwaga nk'umwami kazi w'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka imwe bakayashyira mu kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa arikuye muri icyo kintu, yarizamura hejuru, ubwo umukobwa azamuye izina rye akamuherekeza, bakajya kwizihiriza hamwe uwo munsi wa Saint Valentin. Ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byari bibujijwe. Ubushuti bw'uwo muhungu n'umukobwa bugahita bukomerezaho bugakomera, bityo bikabaviramo kubana ubuziraherezo. Uwo ni wo munsi witwaga Saint Valentin. Ku ngoma ya Claudius igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara, agira ikibazo cy'ingabo kubera ko abasore bagomba kurwana icyo gihugu bari bakiri batoya. Abo basore bangaga gusiga abagore babo kugira ngo bajye ku rugamba, bajye kurwanira icyo gihugu. Uwo mwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza. Padiri Valentin afatanyije na Saint Marius yatangiriye gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga. Ayo makuru yageze ku mwami Claudius ararakara, ategeka ko bafata uwo mwami Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafashwe arafungwa, akatirwa urwo gupfa akubiswe amahiri. Ikiyongereho muri ibyo byose, nyuma y'uko Padiri Valentin cyangwa se padiri witiriwe Saint Valentin y'uko bamunyonga, yamanje acibwa umutwe, hanyuma bagera ubwo bamunyonga, ariko aza kwitabwaho n'umukobwa wari umucungagereza w'iyo gereza yari arimo. Igihe Padiri Valentin yanategereje iherezo rye ko ubuzima burangira, abantu bazanaga indabo za Saint Valentin bakazinyuza munsi y'urugi, abandi bakazinyuza mu idirishya kugira ngo bamusezereho. Uyu munsi uvugaho byinshi, aho bavuga ko umukobwa w'umucungagereza yabaye hafi ya Padiri Saint Valentin kugeza ubwo Padiri Saint Valentin bamunyonze. Uyu mukobwa ngo ntiyabashaga kureba, ariko igihe yasengeraga uriya mupadiri witiriwe Saint Valentin, yageze ubwo amusengera mu gihe cyo kunyongwa, ariko uwo mukobwa byaje kurangira Imana imukora ibitangaza, ageraho arareba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valentin apfe cyangwa se bamunyonge, yanditse urupapuro rugira ruti, amagambo agira ati "Love from your Valentine", bisobanuye cyangwa bivuga ngo ni urukundo rwa Valentin wawe. Muri ako kanya mushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije mu gihe yamubungabunze kugeza ubwo bamukuye mu mubiri cyangwa se bamwishe. Shuti mwari muteze amatwi kino kiganiro cyangwa se twabanye muri kino kiganiro, reka mbashimire. Kanda subscribe wowe utarayikanda, ukande share, like na comment kugira ngo tujye tubana muri bino biganiro bigenda bitwungura ibitekerezo, bitwungura inama, twumvaho bimwe mu byaranze isi aho byagiye bikomoka. Ngiye twari turi kumwe muri kino kiganiro ni Vares, reka mbashimire.